mikoro yakugarutseho ndasumva birangora cyane kuko icyo kibazo uburyo natunguye kuko abantu n'icyizere batungura uko bwize n'uko bukeye baratungurwa ariko wenda kangenekereze igihe natunguriwe nyine mu bihumbi 2005 baza gufunga maze bwa mbere naratunguwe nyine kuko numvaga ntabwo nabitekerezaga uretse nyine uko imyaka yagenda bajya kubona ukuntu nyine nkorana n'uwo madamu wa Prince nabona ukuntu abayeho n'ukuntu bamufashe ukumva ko yigeze cyane gutungura cyangwa ngo uvuge ngo aba bantu wabizera cyane Kagame kuko twari tuziranye n'umugore we tuziranye ariko kugira ahantu nyine baza bagafunga nk'umuntu batawe kumenyesheje bikavugwa hejuru ni ibintu bigutungura sinzira niba navuga yuko nanabyizeraga ariko nyine kugira nashaka gutanga ukuntu bagiye buheranye nyine na madamu Rwigema natanga nk'urugero rimwe bigeze kohereza umuntu araza agasikara umuntu usa nk'ukomeye ngo ryakaye munsi ngo aze ngo amubwire ko bagiye kuduha bizinesi tugakorana ariko kari kwa uwo mudamu ariko ibintu burya kuba innocent no kutamenya ko abantu baba basiriya bakora ibintu utarabimenya biragufasha ugasubiza ibyo ushaka ugasanga ikigo cyinjira ngo bakagufata n'ikigo bikagufasha uwo muntu ndamubwira ati umuntu apfa kureka umuntu gukora nawe ntacyo bapfuye izo bizinesi se ni niba yarambwiye ngo ni energy sinzi ibintu yambwiye namubwira ati ntabwo ndumva ntabishobora kandi sinzi n'izo bizinesi uvuga ngo uzaba muzikorera muzamu kugira ngo abona bidakunze aragenda agomba kuba yaragiye ahandi kuko nyuma yaho umuntu yaje no gukomera cyane cyane pe ubundi wese arasaba n'umukire arakorera ariko nyine ubwo nyine ubutwe buvuye muri nyanza n'ibyo twavuze kugiramo ipfunwe ugasanga ibyo bitari inyuma yabyo ntabwo kugiraho ingaruka nziza nawe kumenya ni henshi rero bagiye nyine bangerageza ariko hakizwa n'iki ikibazo cyavuze nyine ngo byagenze bite ngo byagenze bite babifashemo ndetse babyifashemo ukuntu nabyifashemo ni uko nyine ntabwo njyewe nabibonaga ntabwo nabitwaragamo kuri serious nkasubiza uko nshaka ku buryo na madamu Jeannette ubwe yigeze kuza kumvira nyine ngo tujye gutongana na cyangwa kumubwira ndetse yumvisha yuko ngo Jeannette ni uko ngiye ndetse kugushyiramo umwuka mwiza ngo wumve ko wagira impamvu yo kwambuka rero nkaba nayizi cyane kuri ibyo bintu mbwira ngo se umukozi ubwo se ntabwo ariko ndi umukozi we kandi ndi umukozi we numva nta kintu kingiye noneho ngira ngo bakakureba bakabona bwinjije ahari ukabishyira gutyo buhoro buhoro ariko kugeza nyine igihe byabaye nyine birebire aho bafungiye umugabo noneho bisaba ngo narasuzuguye na madamu nyine niyo damu nk'uko bamwita ngo naramusuzuguye n'umugabo ngo yampaye warning nawe ndamusuzugura nawe umugabo yigeze kumpamagara arambwira ati sinzi niba umugabo we yarakubwiye namubaje uburyo bagiye gukorana n'uriya mudamu ntabwo yambwiye umudamu ukora n'igikora inshuti yanyu ahubwo ko muri umuryango ukomeye hamwe ngo ya ngo twaramubanye ntabwo ari umuntu wacu ngo ntabwo tumushaka ntabwo aduteranya n'abantu n'ibyo ngibyo kuza iyo si iyo myuka yamenya tureba ari complex abantu baba bafite zo kumva ko kanaka niba afite izina ryiza ryiza abantu bamwiyumvamo abaye ikibazo ibyo ugasanga nyine uwo mwuka wamunyanya ndatungurwa rero igihe naratungurwa cyane niho bafungiye umugabo batambwiye nari mbazi kubyifata murumva ko biba bikomeye no kugira ngo usobanurire n'abana n'isi byari ibintu bigoye ariko kuba iyo kenshi ntabwo ugiye kuba ukavuga blank bisaba kuko byumva abantu baragusinya cyangwa se bakabona ko nta stress batengera ngo wenda bakakubwira amahoro aho ngaho niyo mpamvu kira n'undi wese kubatse cyera yo kuvuga ngo banga bagenzi babo kandi nta kintu bapfuye nabo bafite uburenganzira bwo kuri bakavuga yewe nta mpamvu
reka tuvuge tuvuge na jean paul niyo uko banditse ngo niyo ngo ndashatse gutangiza na jean paul mfite umutwe w'ikibona gifiteho jean paul mbona n'umuntu nawe jean paul ngeze muri iki gihugu niyo muntu wagiye gutesitayinga kagame yaramuriye impapuro jean paul niyo muntu watangiye ibintu byo kwibuka kuvuga ngo abantu bazaza mu bintu byanjye baza mu bisenge kubera jean paul numva ari amakuru waziye atari munsi ntabwo ari ibanga sinshaka kubyuma ariko murabizi ko nyine uyu mwaka nabwo naratunguwe kubera ukuntu abantu bo muri bo mu ishyaka mvamo bakwiye kubaha ukuntu bagiye bashya bakampungaho navuga kumpungaho niko abanyamwe bavuga ariko nyine maze no gutuza bishyiyemo neza ubutwari bwo kubaza abakomeye bo muri rnc ndabaza mbwira ukuri mbaza umuyobozi mukuru w'umwenda w'ubuzima mbwira ukuri ibintu mwabifashe nka parite y'ishyaka ngo ni mwariteze mwabimenya ko hateze arambwira ati genda kwifuza parija kubera jean paul ubwo siyo ntimwareka munyanya jean paul niba ashobora kuba afite vision yanyu n'ibitekerezo byanjye mwashaka ubwo ugiye kumunyanzira namwe mujye kubisubiramo umunsi numvise iyo ari mu munyanzira undi mbagiye arambwira ngo njyewe wabiteye cyangwa se ngo sinzi uko bita gutekinga for granted mu kinyarwanda sinzi uko babivuga ni ukuvuga mbese warabikerekeje gutekereza ngo abantu bashobora gukora ibintu byanjye bikunze ngo bite niko nabitwara yes so ndavuga se imyaka itanu ifite abantu tubana neza habitse imyuka mibi mu ihuriro kubera ikibazo cya kamere bw'uwo munsi icyerekeje abantu niba wabwita cyangwa nibwo ntekereza abantu for granted ukumva rero byose bituruka ku myuka iki kuri ibyo bintu bya munyanya havamo n'ayandi masiku munsi y'uko ejo bundi mwaranyuze ngira ngo birazitahuka kubona umuntu atimba amagara ivuga yuko yapanze kuhamagara haba hari ikibazo abanyankore nibo bafite umugani ngo urupfu ruba rutagira isoni uguhamba akaba ari ubwirabwira umuntu utinyuka kukubwira ngo turagukeneye noneho kandi uzi yuko ari igihe ukeneye kandi ikiciro tekinika n'itegeko agatinyuka hari benshi bakwibaza ngo kubera iki iyo mbaho umuntu wo mu mubiri mba navuze ngo kwaye kubera kera ariko numvise hari ukuntu ugomba gutaba kugira ngo bibiliya tubwira ngo tujye tugira dukora ishoboka cyose kugira ngo tubane n'abantu bose mu mahoro so ugize imana umuntu akigira agatinyuka yaba yazikora n'itumwe afite n'ibintu agagira gusa amakundi yagarukiye wese kugira ngo umuco akaba ari wowe usa nkaho umuhaye ingabo zikazikorera ariko atari ukuvuga kubera ko wenda abenshi babona ko badashinzwe wenda ari abantu barunduze kuko iyo ugerageje kwereka abantu ko bigenda byo niko nabibonye muri uku gutungurwa nagize muri gihe iyo ugerageje kubwira abantu mwicaye muganire indindagizi genda ujya gusenga nta n'icyo bishoboye bakakuvuga ingabo byinshi bigiye ariko igihe birangiza kuko undi muntu akubwira ngo ujye gusenga buriya bafu aba azi ko hariya bya yesu biravuga ati mwangiye nabi muzi ko mugira ariko imana yari
umwanya wo kuvuga ngo umuntu kuko nibyo abantu mbona nyine bo muri ubwo bukene nibyo bakoresha kandi mu nyangiro ngaho abantu bazana amasaku kandi history y'u Rwanda murabizi ko kuvuga ngo hajya amasaku se yayo niba dutangiye kuri batatu twebwe tukaba tubaye bane tugiye turushye abantu bakagenda bashikamo ibice nta handi bituruka niyo mu nyangiro ukumva rero nyine ahanini usanga ikibazo cyawe kugira ngo kirangize neza ngo uragira ngo njye kusubira nako nikwibutse ya ikibazo cyabazaga ngo reka ndebe byagenze bite wabyifashemo ute wakuyemo irihe somo kuko rero nyine nabyifashemo ni ugutuza ukabaha umwanya kandi bakagasanga kuko iyo uri mukuri wumva nta muntu wababaje nta rubanza wicira ku kintu ukikuriza imana ikinzira kuko njyewe ntangifagamo aba yaramfunze cyangwa na benshi aba yaramfungishije kuko nabibabwiye mbere kuko n'abasubiza kugira nshaka barambukije ndabananireza kubyirengagiza ariko kugera nyine aho bambwira ngo wowe warasuzuguye ntibumva none ejo baribwira ku buryo nyine nageze cyangwa ntabwo nari nzi ko biri kuriya kigeze aho ngaho niba ari ibyo ngibyo kuko bireka iyo kampani kuko kagame yarambwira ati ngiye gukandakira kimwe cyane n'abasirikare baho bashyigikira ngiye kubakandagira bose bigiye kubyica so bigera ahantu nyine kuko wumva ugomba kumva noneho n'itegeko ati icyo twumva bizinesi barimo kuzica gumamo wenyine ibyo ngibyo kugira amahoro kugira ngo ariko urumva ibyo ni bya bindi bazaga by'abadiyasipora icyo gihe nari ndi mu gihugu ntagomba gukomeza guhangana n'abantu bashobora kumvira nabi kandi babaye ngo bireke muri twe kandi icyo gihe babimbwiraga wenda bifite n'ukuntu twumvikana ariko nyuma y'aho byaje kubona ujye ufatamo rero nyine ni uguca bugufi y'ibyo nari babwiye nyine kugira ngo nemere kujya gutahuka byari mu nyungu zanjye ndabwira umugabo wanjye kandi bakoresheje umuroya wanjye ntabwo najyaga kubyirengagiza cyangwa se kuvuga ngo rero byanyu kimusubiraho ngo kubera ko mwayirukanye ariko niba batinyutse kubimbwira bo ubwabo ngiye kukinatinya njye niho numva nyine nakavuga niba umuntu adatinye atabaye ngo abanze nagusaba imbabazi kuko iyo